Yes, muraho abakurikirana urubuga Isaha Yesu murambona imbere yanjye. Ndi kumwe n'umusore Patrick, uyu yize ibintu bijyanye n'indimi, yize ibintu byinshi. Ndamuzanye rero, ni umusilamu natumiye, aje ku rubuga Isaha Yesu, cyane ko abasilamu bamwe na bamwe bizera Yesu, abandi ntibizere Yesu. Araje rero, aje kubibasobanurira ku bijyanye n'amadini. Mukurikirane ikiganiro cye. Witwa Patrick. Yes. nk'uko mugenzi wanjye murokore yabivuze, nyir'urubuga Izere Yesu, nge amazina yanjye asanzwe nitwa Patrick, ariko ayo nkoresha mu idini ya Isilamu nkoresha amazina Ali Sultani. nkaba ndi n'umunyamakuru ku rundi rubuga bita rwa YouTube bita Mbonye Talent TV. Yes. aho nkora ibiganiro binyuranye yaba bya politike n'iki, ariko cyane cyane uyu munsi bantumiye muri topic ijyanye n'inkomoko y'amadini. Nibyo turaza kwibandaho ku bintu bijyanye n'imyemerere hagati y'abayisilamu n'abakristo. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho. Ubundi abayisilamu n'abakristo baje gute? Reka duhere ku idini ry'abakristo. Hari mu mwaka wa 75 nyuma ya Yezu Kristo, ubwo Israel cyangwa se ubwo Israel yari mu bice mu ntara zayoborwaga n'ubwami bw'abaromani, nibwo haje ijambo Christianisme rikaba ryaratangiriye mu gice cy'ubugereki bw'iki gihe ariho hita Antiokia. Bikaba byarazanwe n'intumwa Pawulo biturutse ku mwami wari uw'abaromani bitaga Constante akaba ariwe wazanye umubatizo wo kubatizwa ku gahanga, nuko bigenda gutyo ahita havuka icyo bita Rome Christianisme akaba ari Rome yazanywe na Eglise Catholique, bigizwemo uruhare n'umwami Constante mu mwaka wa 250. Nyuma yaho haba icyo bita version biblique ni nk'ihindurwa rya Bibiliya. Birakomeza biragenda. Nyuma yaho nibwo Kiliziya yabonye papa wa mbere ariwe Papa Petero, intumwa Petero, akaba ariwe buye ryubakiweho Kiliziya nanone yitwa ngo Saint Pierre, ikaba iri Rome mu Butaliyani. Ese abayisilamu bo baje gute? Abayisilamu bundi batangira mu kinyejana cya 15 nyuma y'ivuka rya Yezu, nyuma ya Yezu mu mwaka wa 622, ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahabwaga ubutumwa, nyuma ahungira i Madina, nuko ubuyisilamu bwatangiye bwogera ku isi yose. Tubibutse ko isilamu yaje mu buryo bwo guhangana bitewe n'imyemerere, uburyo abantu bahanganishaga imyizerere ishingiye ku madini. Kiliziya iramwataka, nawe ararwana, isilamu igenda yaguka gutyo, kuko amadini tuyabara nk'aho ari mu gikoresho cya politike. Cyane Kiliziya yo washakaga kujya hejuru yayo, wabaga ubizize, warabiziraga. Ni nk'uko hajeho imyizerere ya giprotesta. Ese imyizerere ya giprotesta yo yaba yaraje ryari? Imyizerere ya giprotesta yaje ahagana mu kinyejana cya 16 mu 1545, bizanywe n'umudage bitaga Martin Luther King, bitewe n'ibyo atumvikanagaho na Kiliziya byari bikwiye guhinduka. Nuko imyizerere ya giprotesta yatangiye nk'ibintu bijyanye na indulgence. Kera iyo wabaga wakoze icyaha, kugira ngo ukiranuke n'Imana hari amande watangaga muri Kiliziya. Ibyo ngibyo byatumye Martin Luther King abasha guharanira ko byahinduka, agenda arwana intambara. Niho habaye intambara z'abaprotesta n'abakatolike muri Irlande, mu Budage, mu kinyejana cya 19. Tubaciriye muri make, twababwiye inkomoko y'amadini. Sasa reka tubabwire uburyo bagakwiye kubana. Ntabwo twagakwiye kubana dutandukanywa n'amadini. Ibidutandukanya ntabwo byagakwiye gutuma tubihuza n'intambara ngo duhangane, tugire ute dusuzugurane.
amadini twagakwiye kuyashyira uruhande, ahubwo tukita ku muremyi umwe, tugakundana buri wese ashingiye ku nyungu z'undi, akubahirwa mugenzi w'ibyo yemera nanjye ibyo nemera. Niba nemera ko Yesu ari intumwa y'Imana, ukwiye kubinyubahira ntubinsuzugurire. Yego. Niba wemera ko Yesu ari umwana w'Imana, nanjye nk'umusilamu nkwiye kubikubahira, ahubwo tugafatanya mu nyungu zituzamura nk'inyoko muntu, tugahindura isi ikaba nziza, ituje, iri mu mutekano n'amahoro. uko niko navuga. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Yes, uwakwakiriye rero akorera ku rubuga Isaha Yesu, aribaza ese baba abasilamu, haba abakatolike, haba n'abangirikani, bose aya madini yose ese ntiyabahuriye ku muntu ku kintu kimwe, ndavuga umuremyi umwe? Ubundi Yego. amadini yemera Imana imwe, bavuga ko sekuru w'ayo madini ari Aburahamu, nk'uko abakirisitu babivuga. Twebwe nk'abayisilamu tukamwita nde? Iburahimu. Yego. Iburahimu, ubundi kutumvikana kw'imyemerere n'iki byatangiriye ku bagore ba Iburahimu. Yego. Aribo Sara na Hagari. Yego. Nabyo byabaye intandaro y'ikibazo tugenda tubona gishingiye ku myemerere. Yes, urakoze, uratubwiye ati amadini yose cyane nk'abasilamu bemera ko uravuze ngo Aburahamu niwe sekuruza w'amahanga. Buriya amahanga tuyita nk'amadini se, cyangwa se ukorera ku rubuga Isaha Yesu aribaza ni nk'amadini n'abandi bose badukurikirana? Amahanga bishobora kuba amadini. Yego. Cyangwa se amabara atandukanye y'impu. Yego. Bishobora kuba ari umuzungu. Yego. N'Arabu, umwirabura n'umuhindi. Twese nyine turi ishanga rimwe, turi amahanga atandukanye, ariko tukaba twararemwe n'umuremyi umwe, turi ubwoko bumwe, turi umuntu umwe. Ntabwo twagakwiye gucikamo ibice, kubera ko twese tuva amaraso kimwe. Yego. Ukiri aho rero uravuze sekuru, ndashaka kwibaza kuri sekuru Aburahamu. Sekuru Aburahamu bamwe bamufata nk'Imana, kuko urumva niwe sekuru ngo w'amahanga, niwe sekuru w'abantu. Bamufata nk'iki? Bamufata nk'inshuti y'Imana. Yego. Aho urakoze cyane rero, turanezerewe cyane kuko kubera ko Aburahamu Imana ijya kumwereka. Yego. Yamweretse inyenyeri z'ikirere n'umusenyi wo ku nyanja, iramubwira ati uko mweretse ibi ngibi ni nako urubyaro rwawe rwose ruzaba rungana. Twe muri Korani twemera ko Imana yahaye umugisha Ismaili. Yego. Ismaili niwe ukiri aho kuri Ismaili twamufata nka Yesu, twamufata nkande uko? Ntabwo twamufata nka Yesu. Twamufata nkande sasa Ismaili? Kubera ko Ismaili tumufata nk'intumwa n'umuhanuzi. Yego. Hanyuma abakristo muri Bible mufata umuntu wahawe umugisha kari Izaki. Yego. Izaki natwe muri Korani arimo nka Isihaka. Yego. Isihaka cyangwa Isaka muri Bible, cyangwa biterwa n'ururimi ukoresha. Yego. Umwongereza ashobora kuba akoresha Isaac. Yes. Umufaransa akaba akoresha Isaac. Yes. Umwarabu akaba akoresha Isihaka. Yes. Yego. akoresha Isaka. Yes, kuri urubuga Isaha Yesu rero narababwiye ko nzajya mbazanira abantu bagiye batandukanye. Uyu rero yaraje gusobanura avuze yuko haba umurokore, haba umwisilamu, urubuga Isaha Yesu abantu bose baba bagomba kuruhuriraho bakajya inama n'ibitekerezo. Murabona ko uyu uzanye iki kiganiro ni umusilamu, akizanye ku rubuga Isaha Yesu, aradusobanuriye ati n'ubundi sekuru z'amahanga yari Aburahamu. Cyangwa se Ibrahimu. Yego. Yaraje rero adusesengurira tubwira yuko amadini yose ari amwe. Yego. Ariko hari ahantu utasobanuriye abantu bakurikirana urubuga Isaha Yesu. Ese hariya kuri sekuru Aburahamu niho haraba yego, gira icyo ubivugaho aho ngaho, niho rusengero sekuru Aburahamu. Yego. Ikiganiro kugira ngo abantu badukurikirana bacyumve neza. Niho haturutse nyine amahanga atandukanye yemera Imana imwe. Yego. Hakaba harimo
abayisilamu bavuga ko baturutse kuri nde, kuri Ismaili. yego Akaza abayahudi baturutse kuri nde, kuri Moyize cyangwa Musa. yego Akaza abakristo baturutse kuri nde, kuri Isa yego Isa ni Yesu. yego Yesu ariko rero buriya twewe buriya nk'abarokore Yesu buriya turamukunda, tumufata nk'Imana. Ese mwebwe nk'abasilamu Yesu mumufata nk'iki? Kuko wasomye ibitabo byinshi, Korowani warayisomye, igitabo cy'imizingo waragisomye, ndavuga Bible, ibitabo byose donko byakunyuze mu maso, mwewe mubibona mutse? Yego twebwe nk'abayisilamu usumbabarire nyine numfata ukundi kuntu, ntago mbifate kuko ni ikiganiro bisobanuye nta ruhande mbogamiye. Yego na rumwe. Yego nkanjye nk'umuyisilamu ku giti cyanjye Yesu mufata nk'intumwa y'Imana, ariko yahumetswe n'iki? n'Imana. Kuba yarahumetswe n'Imana ntabwo ari byo byavuga ngo ni Imana. oya ukiri aho rero, aho tuhajyane neza kugira ngo n'abakurikirana runo rubuga Yesu bajye bamenya ngo, kandi Bibiliya itubwira ngo mbere na mbere jambo yahozeho. None si uwo jambo twavuga ko yarindi jambo? Yego nose kuba papa wawe yarakubyaye wenda akakwita izina rye, yego ntabwo byavuga ko ari we, ahubwo byavuga wowe ku giti cyawe wavuga kuri mwerekana. Bivuze ngo Yesu kuba byavuze ngo yari ijambo ry'Imana, ntabwo bivuze ko ari iki? Ari Imana. nawe ubwe yarivugiye ngo ibyo ndi gukora ku bw'uwantumye ari we data wanjye akaba na so wanjye, cyangwa se nyagasani wanjye akaba ari we nyagasani wanjye. nawe iyo yajyaga gukora ibitangaza yaravugaga bibuko bishaka nyagasani ari we wanjye. Urakoze rero ukiri aho ku bitangaza, nari nshatse kukubaza ndakubwira ati ko abasilamu batemera ko Yesu nawe atari afite ubushobozi muri iyi si, undi muntu waba warakoze ibitangaza byinshi nka Yesu nindi? Kuba Yesu yaravutse gutyo mu buryo bw'igitangaza, akavukira muri Mariya, ni ibintu byinshi. Ntabwo ari byo byakuraho ko yego ari igitangaza kirenze. Ari ibyo twavuga ko umuntu wagakwiye kuba yari ari igitangaza kirenze ari Adamu wafashwe akabumbwabumbwa hatabayeho gutwitwa, naho Yesu yatwiswe amezi 9. Yego bantu mukurikirana urubuga Yesu rero, uyu ni umusore yaraje kuri uru rubuga Yesu ni umusilamu, arasenga, asoma ibinyamakuru byinshi, aranakora, afite n'akazi akorera kuri radiyo, urubuga rwitwa Mbonye Talent TV. babwire ahubwo barusure narwo, mujye mudusura, mudusubscribinge, mujye kuri profile yarwo, tuzamure subscribe, muzamure abantu. Rusubiremo neza ngo rwitwa Mbonye Talent TV. Yego ku mazina nkoresha nk'umunyamakuru nkoresha izina T-Boy Warrior King cyangwa Sultan. Yes. Uyu muvandimwe rero yaraje ku rubuga Yesu ni umusilamu, narababwiye ko nzajya mbazanira abantu bagiye batandukanye. Nari nzanye umusore w'umusilamu, cyane ko uru rubuga Yesu rukurikirwa abamama, abapapa, abasore, cyane urubyiruko. Yego ukiri aho nk'urubyiruko rusenga, ni ikihe kintu, rwaba rusengera mu bakatolike, rwaba rusengera mu basilamu, rwaba rusengera mu bangirikani, mu madini yose, ni iki rwakora, ni iki rwagaragaza? Icyambere yego urubyiruko, ubwo ni rwo ugiye kubwira, kuko nawe uru rubyiruko ndashishikariza urubyiruko rugenzi rwanjye. Yego mbere na mbere ntibakururwe n'iby'isi kuko ari iby'umwanya muto. Yego aho basenge, yego banakore, ntibishore mu ngeso mbi, ubusambanyi, ibiyobyabwenge, bikwishira hejuru. Aho yego ntacyo bimaze, kuko isi tuzayisiga, ahubwo duharanire gusiga isi, kuyihindura kuruta uko twayisanze, kuyihindura nziza kuruta uko twayisanze, kuko ku isi si iwacu, ariko dukore. Yego ntitwirate. murakoze rero ngaho tubifurije amahoro y'Imana kuri mwese, umunsi mwiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Murakoze rero, uyu yari umusore nari nzanye rwose, arakoze, ni umusilamu, kunda gusenga, akorera no ku rubuga yababwiye hasi hashize, yarongeye arusubiyemo. Rero azagaruka azanye ikindi kiganiro noneho nyamukuru yateguye, muzamukurikirana. Ngaho basezere, ciao ciao, goodbye all of you, follow us on Believe Jesus
TikTok channel from Mulokore. Goodbye, goodbye.